Kwegera umukobwa wakunze akenshi biragorana cyane bitewe nuko uba ufite ibintu byinshi cyane biri kwirukanka mu mutwe. Uyu mukobwa ashobora kuba afite ibintu byinshi cyane byagukuriye kuri we, ariko muri byo ukabona ko bimwe na bimwe biguteye ubwoba. Uyu mukobwa ashobora kuba ari mwiza, ari igitangaza cyane, ashobora kuba ari umunyabwenge. Uyu mukobwa ashobora kuba akomoka ahantu maybe wumva yuko utanafungurirwa urugi bitewe nuko ari umwana wo hejuru cyane, ariko umutima wonyine urimo uraguhata ukubwira yuko ukeneye yuko muri makeya wakundana n'uwo mukobwa. Ndashaka kugira rero ngo uhereze ibintu 5 gusa bizagufasha mu gutinyuka kwegera uwo mukobwa nukurikiza ibintu 5 ngiye kukubwira. Cya gatanu cyo ntugende utakirebye kuko kiragufasha cyane, ndetse n'inama ndaza kuguha video irimo irarangira ya kugira ngo wegere umukobwa. Rero ikintu cya mbere ukwiye kwitegura cyane ni kwitegura mu bitekerezo. Ibi bintu ndabivuga mu byiciro 3 kugira ngo wumve ni gute ushobora kwitegura mu bitekerezo mbere yuko wegera umukobwa. Uyu mukobwa ikintu cya mbere nuko ugomba kumwegera kandi wumva yuko uyu mukobwa ni umuntu nkanjye, uyu mukobwa ni umuntu nk'abandi, nta kintu na kimwe cyatuma nshiduka cyangwa se numva ubwoba, kuko ni kiremwa muntu. Ntago turi muri space y'ugiye kusanga umuntu utari wabona ibintu bishyashya, so n'umuntu nkawe arahumeka, nta mpamvu yo kugira ngo umutinye. Icyo rero wagishyize mu bitekerezo byawe, ni ikintu kiragufasha cyane ya. Ikindi ibuka ko umuntu akubaha kuko yabonye yuko wiyubaha. So nukumenya yuko guys ni kenshi duhura n'ibintu ugasanga muri makeya dutaye equilibre, turatitiye, tuvuze ibitagombye kuvugwa, mbese ukabona yuko ntago turi stable. Se ugomba kwiyubaha kugira ngo uwo muntu akubahe. Ikintu cy'ubwoba ntiwemere yuko kikuganza, ahubwo gikontrole, umenye yuko uyu muntu kugira ngo mwemeze nuko ngomba kugaragara imbere yuko nihagazeho kandi ntabwo bafite ya. Ibi rero bizagufasha mu gutuma uyu mukobwa kubona yuko uri umuntu w'agaciro imbere ye. Ikindi ahangaha, hindura imyumvire yuko ushaka kugenda kugira ngo umwemeze, ahubwo umutwe wawe ugende uvuga uti ndashaka kugira ngo menye uyu muntu uko ameze, uwo ari we, aba ari byo bintu byuzura mu bitekerezo byawe. Kuko akenshi usanga yuko abenshi usanga bibagora cyane kwegera umukobwa kuko bazi yuko ikiriho kuri ubu ngubu kugira ngo anyemere, nta nubwo yanyemera maybe ambonye yuko nje kuri moto, ntabwo yanyemera yuko kuko atambonye mu modoka. So ukakoresha tous les moyens possibles kugira ngo ugende ushaka kugira ngo umwemeze, aho kugira ngo ugire ya mindset yo kuvuga uti ndagiye kugira ngo menye uwo ari we, kugira ngo ntangire mpinge kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nzamwegukane. So umukobwa kugira ngo umufatishe ibyo bintu ugomba kubitandukanya. Ntugende ushaka kugira ngo umwemeze, ahubwo ugenda ushaka kugira ngo umwige, umenye ni muntu ki. Ikintu cya kabiri ahangaha, mwegere nta kintu na kimwe wikanga ya. Genda wumva ko uri wa muntu wiyizi, wa wundi uri normal, wa wundi muri makeya udashobora kuba yahindura n'ikintu na kimwe kuri wowe. Yumve yuko yakiriye wa muntu nawe wenyine wiyizi ya. Ntuhindure uwo uri we kugira ngo akwakire. Ndabizi ko ku nshuro ya mbere ukimubona ushaka kuhungabana gatoya n'ubwoba, making sure yuko ukipinga your body language open ya, aho umwegera, umwenyura, useka, ibitugu byawe biritudwa. Ibi bintu ngenda mbisubiraho mu kenshi gashoboka, hahandi wegera umukobwa akabona yuko muri makeya yakiriye umu gentleman, intambwe utera, uburyo winjiye mu cyumba cyo salo cyangwa se aho muhuriye, abone yuko uhagaze neza, uri umusore wuzuye, nta kintu na kimwe, amaso umureba mu maso areba yuko nta kintu cy'ubwoba kikuranga. Ahangaha muri makeya uzahita umufatisha.
ikindi vuga witonze udahubuka, umuganiriza nk'inshuti isanzwe. Ahangaha guys, mu gihe ugize iyo chance yo kugira ngo umubone vis-a-vis, ni kimwe mu bintu bizagufasha kuba wamwereka uwo uri we, sibyo? Ahangaha muganirize nk'aho ushobora kubuganiriza Claude w'inshuti yawe, cyangwa se Yvonne wari usanzwe uzi, apana guhindura uwuriwe kuko umubonye ako kanya, kuko arimo arakureba, arimo arakwigaho. So nabona yuko waje uri normal, uri wa wundi, muri makeya ibingibi bazabyakira neza, kuko nibyo benshi baba bashaka. Ntibashaka babandi baza bihinduye kugira ngo bemeze abo bakobwa. Ikintu cya gatatu, ahangaha muganirize biri simple, ibintu biri simple. Ahangaha nibwo mugikubitana, maybe nibwo bwa mbere uyu muntu yari ari mu nzozi zawe, wahoraga umubona, cyangwa se uramufatishije online, umubonye ari online, noneho umusukumiye message, ugize amahirwe ubonye aragusubije. Guys, kano kanya muganirize ibintu biri simple. Niba unamubonye ari ku nshuro ya mbere, watangira umubwira uti bite, nitwa Jean, ese wowe witwa nde, cyangwa se muhuriye online, uti nabonaga nkubona kenshi usoma ibitabo cyangwa se utemberera aha hantu, vraiment narabikunze cyane, ndifuza yuko wanganizaho ikintu cyatumye uba inspiré n'icyo kintu. Abakobwa bakunda yuko babaza ibibazo nk'ibyo ngibyo bituma bakubwira ibyabo, so wamutangiriye uko nguko mu kiganiro gitoya cyoroshye cyane, umukobwa ahangaha muri makeya uramufatisha nta kabuza. Hari amakuru wakuruye ushobora kuba uzi, ikintu cyo gihe rero yuko uzana ikiganiro nk'icyo ngicyo kuri bya bintu muziho. Niba ari umuririmbyi, vuga uburyo afite ijwi ryiza. Niba se uburyo yambara kuri social media, uti nkunda imyambaro yawe, vraiment shakisha ikintu kimutaka ariko kitarimo imitoma. Kano kanya si igihe cy'imitoma, ahubwo ni ikintu cyo kumwereka yuko uri interesse cyane n'ubuzima ashobora kuba abayemo, cyangwa se n'ibintu akora. Ibi bizamushimisha cyane, bituma gutekerezaho amanywa na nijoro. Ikintu cya kane ahangaha guys, gerageza urebe uburyo wasanisha energy arimo araguha kano kanya, uburyo arimo arakwigaragariza. Niba ubona yuko ari kukuganiriza, wasukumye message ubona arayisubije, cyangwa se uri kumuganiriza urabona yuko nawe ari kuganiriza, iki ni ikintu muri makeya kizamufasha, aho kugira ngo ugende ukonje cyane kandi yakoretse yuko akwitayeho. Mudakweretse uyigenderemo. Ariko hari igihe abakobwa baza babona yuko ufunguye urugi, uberetse yuko bishimye, akenshi ukabona barifunguye ako kanya, batangiye kubwira buri kintu cyose, ukabona yuko ibintu bibaye too much. So umukobwa nubona yuko atangiye kwifungura kano kanya, utari watangira no kuvuga yuko ibintu bikurimo, tangira ubigenze buhoro kugira ngo ntuze guhubuka nawe ngo uhite utangira umubwire icyakugenzaga, ibiri muri plani zawe. Mutega amatwi kano kanya, usubize ibyo akubaza. Iki nicyo kintu gusa kimwe nagusaba yuko wakora kano kanya, kuko byo umukobwa mumaranye n'igihe kitari gitoya. Kano kanya urabona yuko muracyamenyanye, yatangiye kwifungura, yatangiye kubwira byose, ariko wowe uzikiri kugenza kano kanya. Gendesha ibintu buhoro, ugende nubwo bwose arimo arakuganiriza, gendera muri mude ye, ariko ugende wigengeseye, apana kubona yuko yakubwiye buri kintu cyose nawe ugende ngo wifungure kano kanya utangire umubwire ibintu byawe byose. Ntabwo ari umwanya wo kugira ngo uhishure amabanga, so no kugendesha ibintu buhoro buhoro. Ikiri hano cyiza nuko gusa yarangije kuguhereza iyo opportunity yuko mwatangira kuganira, ukabona yuko mutangiye energy ari kuguhereza, nawe urimo urayimusubiza buhoro buhoro, ariko nawe ugenze gakeya, apana kuba too available, kuko nuba too available ibintu byose birasubira rudubi. Ibanga rikomeye kandi ahangaha, mwereke yuko uri comfortable mu gihe icyo ari cyo cyose muri kuganira, umwereke yuko kabisa muri kumwe nawe 5 kuri 5. Ariko
wirinde kumwereka yuko washidutse ya washidutse narindi donc yari narinzi yuko atazana nyemerera atazana mvugisha atazana kora iki apana ibi nabyo bihita bimusubiza inyuma cyane kuko abona yuko wamushidukiye abona yuko wahise wifungura wahise usa nkaho ubonekewe Bikira Mariya yakubonekeye donc is too much kuri wowe ahangaha bigenze gahoro gahoro ya mbese energy ari kuguhereza genda uyinoshaho buhoro kugira ngo ubanze umufatishe neza ikintu ahangaha cya gatanu guys ubaha boundaries z'uyu mukobwa hari ibintu bibiri ahangaha ukwiye kwitondera ya ikintu cya mbere ahangaha niba ubona yuko uyu mukobwa ibintu ntago ari kubifata nkuko ubyifuza urabona yuko ibintu nta energy ari kukwereka nk'iyo nawe uri kumuha kano kanya guys don't push icyo ukora kano kanya usubiza amaboko inyuma ukamwereka yuko kabisa wubashye ibyemezo bye kandi ntagushaka kugira ngo ube second option aho akubwira ati what ndi busy mfite undi muntu cyangwa iki donc energy umukobwa azakwereka akwereka ko atakwitayeho iki ni ikintu ukwiye kwitondera cyane apana kubiforsa cyangwa se ukoresha ubundi buryo bwose kugira ngo mufatishe kuko nukoresha ibindi bintu bitari byuko byaje biri naturel ibi bintu bizakuvuna cyane mu gihe kiri imbere niyo mpamvu ukwiye gukoresha izi tekinike zose ndi kukwereka kugira ngo ubanze urebe yuko yakwishimiye icyo ni ikintu cya mbere ibuka ko true confidence is being okay with rejection n'uwo bwose bakujugunye iyo ngiye cyangwa se bakubwira ati wapi confidence yawe uzasohoka muri ibyo bintu umwereka yuko that's okay n'inyagasambu rirarema umukobwa rero hari ubundi buryo ashobora kukwiyereka kano kanya niba kuko ibintu bimurimo ni nabyo nshaka kugira ngo bikubere urufunguzo kano kanya nubona yuko umukobwa noneho kano kanya wafatishije 100% ubona yuko ibintu byose wari urimo ura-expectinga urimo urabibona kano kanya ibyo wifuzaga byose urimo urabimubonaho ahangaha nakubwira nti keep up kuko nta kintu na kimwe gishobora gutuma usubira inyuma hari ibimenyetso rero ashobora kuba yakwereka bishobora kukwereka yuko muri makeya yakwishimiye urugero hano urabona yuko arimo arakuganiriza cyane urimo uramwandikira message urabona ko ari kugusubiza urimo uramuhamagara urabona ko arimo gufata telefone yawe urimo urapanga date urabona yuko ari kukwemerera niyo ataboneka kano kanya urabona yuko ashobora kwisikiza ati ntago ndaboneka ariko agushakira umwanya yuko icyo kintu mwateguye kiza gukomeza urabona yuko muri makeya arasubiza ibintu byose umubajije urabona yuko niyo mwaba muri kumwe aragusekera kureba mu maso afite amasoni ibi byose nuko yifuza kugira ngo akugume iruhande iyo rero ni sinye nziza cyane ikwereka yuko umukobwa kano kanya yarangije kuguha pasi ya ikintu nasorezaho hano guys nuko ugomba kumenya yuko umukobwa ntakunda umusore umuhunga cyangwa se umutinya nkaho yamubereye ikibazo cyangwa se ikigeragezo ahubwo akunda umusore umwegera atitinye kandi amufashe nk'umuntu usanzwe ibi rero guys niba wabishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi mu gihe wegereye umukobwa ukumva yuko umwegereye udatinye kandi umufata nk'umuntu usanzwe ikindi muri makeya ntumwegere ufite ikintu cy'ubwoba aha umukobwa ahita gucira amazi akakwereka yuko muri makeya utari kuri standards ze
ugomba kubyitondera cyane, kuko iyo umukobwa yakwishimiye muri makeya yagukunze agukunda ukuri, ntabwo agukunda kuko hari ibyo ufite cyangwa se hari ibyo ugenderaho. Simvuze yuko aba bakobwa badahari pe, barahari benshi cyane bakora imibare yuko barakuzaho kuko hari ikintu baguciyeho ariko mu buzima busanzwe kuba wafatisha umuntu uzi neza yuko muzakomezanya ufite gahunda, n'ibi bintu akwiye kuba yagaragaza cyangwa se wamubonamo mu gihe muri stage yo guteretana mu nshuro za mbere. So nizere yuko wa musore wari ufite ikintu cy'ubwoba cyangwa se ikintu cyo gutinya kwegera umukobwa, izi tips zose uko ari 5 zishobora kuba zagufasha, kandi niba zigufashije ntugende udahaye video thumbs up, ikintu ukore share. So turi kumwe rero, niba ukeneye ko naganira cyangwa se nabahereza izindi video, wibuke unsigire aho hasi muri comment icyo ukeneye ko naganiraho utaha. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Mwari kumwe nanjye Natasha Kiza. Ciao, bye bye.